Nongeye kubasuhuza abakunzi ba Baho TV, amahoro y'Imana bane namwe. Shalom shalom, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza, nanjye meze neza ndashima Imana. Yego. Ndabasuje cyane mwese abakunzi banjye, inshuti zanjye, abavandimwe, mbese ababyeyi, mwese ndabayambiriye. Suje abantu mwese muri mu bihugu bitandukanye hirya no hino mu mpande enye z'isi mukurikira Baho TV. Aha ni kuri Baho TV. Nkubwira ngo baho, wongere ubeho, ubereho kubona ibyiza, ubereho kugira ibyishimo, ubereho kugira umunezero udasanzwe, ubereho kuba igisubizo kuri bagenzi bawe, bamwe muri kumwe ubabere igisubizo. Ni ukuri ubeho imyaka myinshi, umbabarire, ube muri Kristo Yesu, ube mu Mana cyane, ube mu bwihisho, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira ngo uba mu bwihisho bwisumba byose wazarama mu gicucu, wazaba mu gicucu cy'ishobora byose. Haleluya. Imana yacu nishimwe cyane. Baho rero, ndakubwiye wa mubyeyi we baho, wa mugabo we baho, wa mukobwa wa musore we mubeho, abana batoya mubeho, abakecuru abasaza mubeho, mumbabarire mubeho, kuko Imana yemeye ko mubaho. Nimukomeze mubeho mu izina rya Yesu Kristo. Imana yacu nishimwe cyane. Reka dutangire dusenga Imana. Mana, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye kurinda kwawe gukomeye, tugushimiye kuri Imana yacu bwite, turagushimiye ko ukomeje kuba mu ruhande rwacu. Tugufite data, ntabwo tujya twifuza undi murengezi. Ni wowe Mana yacu bwite, ni wowe ushobora byose, ni wowe uturinda ukaturwanira amanywa na nijoro. Ni wamamare n'uhabwe icyubahiro, mwami w'abami, Mana nziza yo kwizerwa kandi yo kwiringirwa. Aka kanya nje imbere yawe mwami w'abami, ntabwo ari njyewe, reka ntaba ari njye, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Uzuvugire muri njye, ukorere muri njye, abamurikiye bose babone imbaraga zawe, babone ubutabazi bwawe, babone igisubizo cyawe, babone ineza yawe, babeho kandi bakundwa nawe, babeho mwami Imana bakwishimira nawe ubishimira, babe muri wowe mwami w'abami, ubikorere kwiyubahisha. Tanga amahoro mwami kuri buri muntu wese umurikiye. Mana, tuwoje iki kirere mu izina rya Yesu, ngwino umanukane imbaraga zawe, aba ari wowe uganza muri byose. Ntangirane nawe, nsuzanye nawe, mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizeye none n'iteka ryose. Amina. Gusenga Imana bigira umumaro mwinshi, ariko kurutaho iyo wasenganye umwete. Ndakwinginze mbabarira ugire umwanya wo gusenga, wo guca bugufi imbere y'Imana. Nimba hari ibyagutandukanyije na data, ubwira Imana ngo Mana nciye bugufi, ni wowe niringiye, ni wowe nizeye. Yesu arababarira kandi arabohora. Imana yacu kugirira neza kandi gumisha. Reka turirimbe indirimbo yo mu Gakiza ya 47. Igihe giti intambara igashira, igihe gitumura bugacyaha, noneho nkarambika umutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu nkunda. Mu ijuru niha zagera ibyaha, nicyo gituma huzuye amahoro. Mu ijuru niha zagera ibyaha, nicyo gituma huzuye amahoro. Haleluya. Imana yacu nishimwe. Iki gitero kiravuga ngo ni igihe gito intambara igashira, ngo ni igihe gito umuraba ugacyaha, ngo noneho nkarambika umutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu nkunda. Mana yacu nishimwe cyane. Narasaraye, ntabwo ijwi ryanjye riraza neza, ariko reka nkubwire, ntukajye wita ku ijwi ryawe ngo mukuririmbire Imana, kuko wowe kuririmba niko Imana yiba yumva. Kuririmba kwawe kumeze nk'umubavu uyihumurira neza. Ntukajye witinya rero ngo ubure kuririmbira Imana, ujye uyiririmbira, kubera ko Imana ikunda ko abantu tuyiririmbira cyane. Ngo ni igihe gitoya intambara zigashira, ngo ni igihe gitoya umuraba ugacyaha, bya bibazo byose zanambara ucamo ni igihe gitoya, ngo noneho nkarambika umutwe wanjye. Haleluya. ngo muri rwa rubavu rwa Yesu nkunda. Mana nishimwe cyane. Ni igihe gitoya ibibazo bikarangira. Mana nishimwe cyane. ngo noneho ngo nkarambika umutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu nkunda. Imana ishimwe. ngo mu ijuru ntihazagera ibyaha, ngo nicyo gituma huzuye amahoro. ngo mu ijuru ntabwo hazagera ibyaha, nicyo gituma
huzuye amahoro. Mana nishimwe. Reka nkubwire inshuti yanjye, irinde ibyaha, irinde ibibi, irinde icyagutandukanya na data wa twese wo mu ijuru, irinde icyatuma utazaba muri buriya bwami bwo mu ijuru, kuko ngo ni igihe gitoya intambara zigashira, noneho tukarambika imitwe yacu muri rwa rubavu rwa data wa twese dukunda. Kandi reka nkubwire, ntabwo uzarambika umutwe wawe muri rwa rubavu rwa Yesu utitandukanije n'ikibi. Mbabarira, Imana iguha imbaraga, Imana ikuzuza imbaraga n'ubwenge ndetse na Mwuka Wera, kugira ngo ubashe gukora ibyiza kandi udacogora. Igitero cya kabiri kiravuga ngo umubabaro n'uw'igihe gito, ijoro naryo ni iry'igihe gito, ndirira kenshi muri iyi si ndimo, ariko nuko ntarabona Yesu. Hazabaho igitondo gihoraho, hazabaho igitondo gihoraho, nibwo ntazongera kurira ukundi. Hazabaho igitondo gihoraho, nibwo ntazongera kurira ukundi. Haleluya. Mana yacu nishimwe cyane. Ngo umubabaro ni uw'igihe gitoya, ijoro naryo ni iry'igihe gitoya, ngo ndirira kenshi muri iyi si ndimo, ariko nuko ntarabona Yesu. Uyu mubabaro tunyuramo ni uw'igihe gitoya. Iri joro ry'icuraburindi tubona ari byo bibazo, ari byo bigeragezo biza bitwikubitaho buri munsi, ni iby'igihe gitoya. Tuzi neza ko tuzabona Yesu, tuzabana na data wa twese mu ijuru, maze aduhoze amarira, atubwira ati bana banjye nimuhumure nimutuze, mwakoze neza. Yesu azaturuhura. Imana nishimwe cyane. Imana nishimye. ngo ni igihe gitoya, ngo kenshi umubabaro ni uw'igihe gitoya, ijoro naryo ni iry'igihe gitoya, ngo ndirira kenshi muri iyi si ndimo, ngo ariko nzi ko nzabona Yesu. Haleluya. Nubwo ndira kenshi muri iyi si ndimo, ariko data niteguye kuzakubona. Ndaharanira mpirimbana kuzabana na data wa twese mu ijuru. Imana yacu niyamamare, nawe hirimbana, haranira kuzabana na data wa twese mu ijuru. Uyu muririmbyi ndamukunda cyane. Ngo hazabaho igitondo gihoraho. Haleluya. Imana ishimwe. Ngo nibwo ntazongera kurira ukundi. Kuri uwo munsi, kuri icyo gitondo kizahoraho, ubwo data wa twese azahamagara amazina ya mukundi kuri Kevine, ngo ngwino uruhuke imiruho n'imihate mwana wanjye, nzishima. Nibwo ntazongera kurira ukundi, nibwo ntazongera gushavura, nibwo ntazongera kwiheba no kwiganyira. Umubabaro nzaba mutaye mu isi, ibingora n'ibindushya byose nzaba mbicitse. Haleluya. Imana nishimwe. Icyampa nkazabana na data wa twese mu ijuru. Imana yacu niyamamare cyane. Icyampa nawe ukazabana na data wa twese mu ijuru. Imana yacu niyamamare cyane. Haleluya. Haleluya. Imana yacu nishimwe. Igitero cya gatatu kiravuga ngo igihe gito ngifite umuruho, igihe gito nkazabona Yesu, nibwo nzaba ntandukanye n'ibyago, nzaba mbumbatiwe mu maboko ye. Nzi ko mu ijuru hataba umwijima, habaye umucyo uhoraho iteka. Nzi ko mu ijuru hataba umwijima, habaye umucyo uhoraho iteka. Haleluya. Ngo ni igihe gitoya ngifite umuruho. Haleluya. Ngo ni igihe gitoya nkazabona Yesu, ngo nibwo nzaba nandukanye n'ibyago, ngo nzaba mbumbatiwe mu maboko y'umwami wacu Yesu. Haleluya. Ni igihe gitoya ufite umuruho, ni igihe gitoya uri muri izo ntambara. Reka nkubwire, ibyo byago n'izo ntambara, ayo makuba, ibyo byose uri gucamo, humura, Yesu arabizi. Ni igihe gitoya uwo muruho ugashira, ni igihe gitoya umuraba ugacyahwa, ni igihe gitoya tukabana na data wa twese mu ijuru. Mana yacu nishimwe. Ngo nzi ko
unzi ko mu ijuru hataba umwijima, habayo umucyo uhoraho iteka. Reka nkubwire uyu mwijima tubona mu isi, izi ntambara twazigeranya n'umwijima, ubu bukene twabugeranya n'umwijima, uku gupfusha twabigeranya n'umwijima, kugusuzugurwa twabigeranya n'umwijima, ariko ni igihe gito intambara zigashira. Bene data, nimuhumure mureke gukuka imitima. Hari umwami watubambiwe, hari Imana idukunda, hari Imana itwitayeho, izaturuhura, izaduhanagura amarira yose ku maso twarize, itubwira ati nimuruhuke bwoko bwanjye, nimuruhuke bana banjye, icyampa ugakora ibyiza udacogora, icyampa ukabana na data wa twese mwiza, kugira ngo uwo munsi nugera uzumve mu izina ryawe. Ubwo data wa twese azabahamagara amazina yawe, nawe uzumve mu izina ryawe witabe. Imana yacu nishimwe cyane. Igitero cya 4 kiravuga ngo noneho ntacyo umubabaro untwaye, kuko nza wibagirirwa kwa Yesu, nubwo ngifite kubabazwa mu isi, mu ijuru nta mubabaro n'urupfu, Imana izahanagura amarira, izavana umubabaro wose, Imana izahanagura amarira, izavana umubabaro wose. Haleluya. Imana izamanagura amarira, nawe izaguhanagura amarira, izavanaho imibabaro yose. ngo noneho ntacyo umubabaro ukintwaye, ngo nzi ko nzawibagirirwa kwa Yesu. Mana ishimwe. Noneho bya bigeragezo reka nkubwire, ndi kubigendaho mbikandagira nk'ibidahari, kubera ko nzi ko umunsi umwe byose Yesu azabinyibagiza. Umubabaro ntacyo kintwaye, gusuza umutima ntacyo bikimbwiye, kwiheba no kwiganya ntacyo bikimbwiye. Nzi ko umunsi umwe nzabona Kristo, nzi ko umunsi umwe nzabana na data wa twese mu ijuru. Ese wowe umubabaro ugutwaye iki? Ese izo ntambara, ihangane, komera ushikame, guma mu mwanya urimo. Ibibazo bye kugusubiza inyuma, amakuba ye kugusubiza inyuma, mbese nagira ikintu na kimwe kigukura umutima, guma kuri Yesu, tumbire Yesu wenyine. ngo noneho ntacyo umubabaro ukintwaye, kuko nzawibagirirwa kwa Yesu. Haleluya. ngo nubwo ngifite kubabazwa mu isi, haleluya, ngo mu ijuru nta mubabaro n'urupfu. Yo Imana ishimwe cyane. Nubwo tugifite kubabazwa, nubwo tugifite gusuhuza imitima yacu, ariko reka nkubwire, mu ijuru nta mubabaro n'urupfu bibayo. Mana nishimwe. ngo Imana izamanagura amarira, izavanaho umubabaro wose, izavanaho intimba zose, izavanaho kwiheba kose, izavanaho gusuza umutima kose, izavanaho inzara, izavanaho kwambara ubusa, izavanaho gutukwa, izavanaho gusuzugurwa, izava no kwiheba no kwiganyira. Data wa twese mwiza azakuraho byose biduhangayikisha kuri uwo munsi, ubwo Yesu azaza gutwara itorero rye ryera. Ni ukuri tuzumva amazina yacu twitabe. Ndakwifuza kuzabana nawe, ndetse nanjye mbikumbura cyane. Njya nkumbura uwo munsi, nkumva ngize amatsiko yo kuzabana na data. Ese wowe ujya ukumbura? Ni ukuri ujya ukumbura uwo munsi. Nuwukumbura bizajya bigutera gukora ibyiza, uvuga ati uyu munsi kuko nkukumbuye, reka nirinde icyanandukanya na data wa twese mwiza, kugira ngo nzabane nawe muri uwo munsi. Uwo munsi ubwo azaza ari guhanagura amarira, atubwira ngo nimuruhuke imiruho n'imihate, tuzabe turi kumwe. Mana yacu nishimwe cyane. Ayi data, turagushimye. uri Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. duhereze imbaraga mwami. Ababyeyi bahereza imbaraga zo gukomera muri wowe, abagabo bahereza imbaraga zo kukwizera no kukwiringira no gukora ibyiza. uko niko nsabye nk'urubyiruko ruhereza imbaraga, abakobwa n'abasore, abana bacu bahereza imbaraga zo gukura mu butware bwawe. Erega turi mu isi dufashe igihe mu ntambara, ariko data turi kwifuza ko umunsi umwe uzaduhanagura amarira yose. ni igihe gitoya dufite kubabazwa mu isi, ariko mu ijuru nta mubabaro nta n'urupfu. niyo mpamvu nkwinginze ngo duhereze imbaraga, utwuzuze mwuka wera, udushoboza gukora icyiza, uturinda gukora ikibi mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo tuzabane nawe mu bwami bwo mu ijuru. ngaho dushoboze mwami. reka mwami Mana, ubwo ari igihe gito intambara zigashira, ubwo ari igihe gito umuraba ugacahwa, uko niko mwami Mana twiringiye ko nagora ngo muzaduhoza amarira, uzaturwanirira, uzatuneshereza, uzatuvuganira. ngaho turi mu isi tugifashe igihe mu ntambara, dushoboze mwami, tuvuganire, turwanirire, twuzuze mwuka wera, duhereze imbaraga. turagushaka kuruta uko dushaka amafeza n'amazabu. ni wowe dukeneye kugira ngo dushoboze muri uru rugendo. iyi nzira iraruhije kandi iragoye, ni ukuri ngo tutazananirwa tukigenda. turakwinjiza
turakwinginze ngo dufate amaboko dukomeze utuvuganire kandi uturwanirire maze bimenyekane kuri data wa twese mwiza bimenyekane ko ushoboye byose mu buzima bwacu tuguhaye mwami ikaze na kare mu mitima yacu ngwino ture mu mitima yacu ture mu mitima y'ababyeyi abagabo abasore abakobwa abana batoya ayiwe Mana yo kwizerwa kandi yo kwiringirwa tuguhanze amaso mwami duteze ibiganza reba igikuri ibiganza byacu ngo ngwino ubikorere kwiyubahisha kubera kuri data wa twese mwiza uhambaye kandi ufite imbaraga n'ubutware n'icyubahiro no gukomera urakoze kuri Imana ibyumvishe kandi bikoreye kwiyubahisha sengera abarwayi bakize abarushye mwami baruhure abashonje bagabura bambaye usubambike indushyi ziruhure imboho zibohore pfubye abapfakazi ngo umuze kubyara buri muntu wese abarengano barenganure buri wese udafite kirengero umurengere reka imbaraga zawe n'ubutware bwawe n'igitinyiro cyawe bigumane na buri muntu wese bafite amadeni bafite ibigeragezo n'intambara bitandukanye na wundi watwishyura atari wowe Kristo ngo tubere maso tubere ku rugamba urakoze kuri Imana yacu bwite urakoze kubikoreye kwibasha mu izina ryawe rya Yesu Kristo amina amina Mana yacu nishimye cyane mahoro y'Imana bane namwe Imana ikomeze twagure twese duhe imbaraga kandi duhirimbane dushaka kuzagera mu bwami bwo kwa data Imana ibamere umugisha shalom shalom nibaho TV ndabakunda cyane.